ikibazo cyaba cyane tuzamwegereza n'isano, tuzamujyana ifuse, tuzamujyana ibira n'imishora se, azagerayo se azitwa umugore atagira amabere. Bagira icyifuzo. Ntabwo turi buganire uyu munsi, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana izarinda abantu bayo bayifitiye umumaro. Icyo kibwiza cy'uyu munsi, Imana yiteguye kurinda abantu bayifitiye umumaro gusa. Uyu mwaka ugize amahirwe urangije, ariko uriya uzatangira ntabwo nzi uzawurangiza utafite umumaro. No mwito ntacyo uzawumazemo, n'iwawe ntacyo uzawumaze. Mbese Imana izarinda abantu bafite umumaro. Ni ukumuka Imana yambwiye ngo nzibabwire, Imana izarinda abantu bafite umumaro. Dosiye yawe yari yanditse nabi, nasayibonye ayihindura neza. Iwe dosiye yawe yari yanditse nabi, nasayibonye.
ariko dosiye y'Imana iyo yaje ikayihindura ubuzima burahinduka amaguru burahinduka. Hari Imana ije guhindura ubuzima bwawe n'ubundi. Hari Imana ije guhindura ubuzima agaciro. Uyu mwaka uragomba kuba umumaro kugira ngo uzarangize uzarangiza n'ubundi uzasa. Wowe data turagana amagambo y'Imana y'itangiriro igice cyaho cya 21. Igitabo cy'itangiriro cya 21 turasohoye imirongo myinshi, turahera ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 20. Ndasaba Gilbert bose adusomere buri ukivuga. Turasoma mu itangiriro igice cya 21 duhere ku murongo w'8 tugeze ku wa 20. Sara asendesha Hagari na Ishmayeli. Sara asendesha Hagari na Ishmayeli. Umwana arakura aracuka. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho. Aburahamu ararika abantu benshi. Arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi. Uwo yabyaranye n'Aburahamu abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaragana n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu ati we kugira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara kubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ari urubyaro ruzakwitirirwa, kandi uwo muhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari abishyira ku rutugu rwe, amuhana uwo mwana aramusenda, avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru. Ahamagara Hagari ati ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu. Haguruka, byutsa umuhungu, umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura atura mu butayu, aba umurashi. Amen. Mani kuvugisha n'izina rya Yesu. Mani zera abantu tuba. Tuganira ku magambo y'Imana ari mu itangiriro. Igice cya 21 nawe dutamaturi Musa na wakumva. Uyu mugore Sara yamaze igihe kirekire cyane bamusubiza. Ari n'amateka uze gusoma. Mwese n'amadi bite n'isuburu bazi bahaye Imana umugisha. Nanjye ngina naguze rero kuyangaha. Wacu niba yimpaye ngomba nanjye kuyisoma n'umugisha nagize. Ubwo rero muraza gusomera mu rugo murazifite. Arangije
igihe kiragera Imana iketura wa mubyeyi aza gusama inda yarashaje byarangiye. Arangije abyara umwana amwita Isaka. N'igihe kiragera abonye umwana acutse, Burahamu atumira abatate bane n'abandi, arabatumira abantuza bakenda ba runaka, abambaje gusenga, abaje kwiyiriza ubusa, arabatumira abo bose baraza. Abagira inka, abagira n'abagira intama n'imbata, asiba kuzana uburozi. Iyo abantu bamwe bahize gushima abandi bazana amakuru, arangije bitegura gutyo. Barangije ashaka ubusira, ashaka inzoga, ashaka ibintu byose bidashimwe cyane. Ngo barangije bagira umwanya wo gusimbuka no guserebura, bagira umwanya wo guhimbana no kuririmba, bagira umwanya wo kugira ikivugwa n'amahamba. Ngo ariko wa mwana wahagaye, ikibazo ngo ni uko umwana wahagaye aritegereza, arangije ngo arabaseka, arabitegereza arabapena, arabitegereza arabareba, agira agapfunya azunguza amabuno, dore ko umuntu ugira urwuni ntabwo ugiye siba. Arangije ngo arabitegereza cyane, arangije ngo arabaseka. Umwana utazi ukuntu Sara uko rwamuruhije, umwana utazi ukuntu Sara yasenze, umukobwa waje ari umujana w'umunyagana ari umunyagikoni, ari wese amadongo, arimo ari gutambagira, amabere ari kuyacugusa, amabuno ari kuzunguza. Umuhungu arangije ngo aritegereza, arangije ngo arabaseka. Arangije ngo arabaseka. Burahamu na Sara bari mu byishimo kuba babyaye, ari wa mugore w'inshoreke arimo ari kubaseka. Yesu ashimwe. Arimo ari kubaseka, arimo ari kubaseka. Ibyo barimo ntacyo mubwiye. Iyo aza kugira side aba yarihaye murumuna we cyangwa murumuna we, iyo aza kugira uburozi akagira ipusi n'injangwe n'igitari gitoya aba yarakinze akakibaha. Iyo aza kugira ibitega n'amahembe aba yarabizindukanye, kuko barimo gushima katanezerewe. Ibyiza bye ntabwo bishimisha bagenzi bawe. Niyo mpamvu ngo utera impundu z'isuka ajya mu mbere, umuntu amushimira abana, uzamugire abana bagira ibituro byinshi, uzamwiyame umuhirire kure. Ngo nuko uwo mwanya bituma Sara agira agahinda kenshi. Sara yicuza impamvu yemereye kumushakira n'umugabo we. Sara agira umubabaro mwinshi, yicuza impamvu yatumye uwo mujaba y'imyaka yose yumva abyarira umwana agacunga agakura. Arangije agahindukira umugabo we, aramuhindukirira ati uyu munsi ndagira ngo nkure ngayishano, unkure ahangaha uri umugore, ujyane n'umwana we, ndagira ngo uwambanire ahangaha, ubangurire mu rugo, ubangurire muri karitsiye, ubangurire mu nzu, ubangurire mu nzu yo ubangurira. Igikereza tuba kwirukana, ubambanire ahangaha inyuma cyane. Mana yemba mana, inyama zari zihiye, inkoko zari zabize, neza bateguye. Mana yaje ibihaza n'amateke tugiye biri aho ngaho, izokeje n'izibindi zose aho ngaho. None itubarurira ahangaha, itubagana. Oya uyu munsi ubugingo bwo gukuraho. Mana yanjye
atekereje ngo ni ukubura hamwe bimutera agahinda kenshi. Areba ahantu ari ubihere, isoni zirisha uburozi, isoni zirisha uburozi. Abura ngo ahantu ari ubihere, agira agahinda kenshi, agira umubabaro mwinshi, ngo abura ahantu ari ubihere, ngo ari kuwiteka Imana amugenderera. Aramubwira ngo genda ubikore uko umugore wawe Sara yavuze. Aba ari kugira muti, aba ari kubikora. Agira umubyeyi uzanira amarete ye cyane hano, umuntu waze igikapu cyiza nanga se yazanyiri cyangwa se uze igikapu cyiza nanga kuba ibyo bintu byawe n'ubutanga iyo kurimo ngango niba mutazanyira nange sinzabegera nzamanutse n'ibintu byawe. Barangije Aburahamu ushaka umugore hano, ushaka ujya ushobora kwaguka. Ubu se nawe ko mujya mwahuka abahukaniye mu gikoni, abahukaniye mu cyumba cy'abana, abahukaniye muri metero 5 z'uburiri n'umugabo, abo bose ntabwo bajya bakaneka. Abahukanye baraza amapantaro, abo bose ugiye guhukana sensoriki kareba disi maze se baraza abo bose barahukanye. Abahukanye biki kujyana imbaraga zawe zitagapira hagati ya metero 5. Arangije ngo ni ukubita ngo wemerere gute, wemerere bikare. Hariyo umugore hano kureshya uyu mugore yaratwaye na rwari bahuka. Ndagira ngo isinde, ndagira ngo ambara nk'umugore ufite ikibazo, ufite igiciro cy'igihande, ikintu cyane neza. Bamwe ngo wemere ubikore, barakubuza ubwipakizi y'umugore agiye koga. Umugore agiye kogana, apfundikije ibiti amabere agiye kogana. Uri ukomeye kandi kuri puru bikomeye, agiye kogana, agiye kugenda. Uyu munsi ayigira ngo uyu munsi bigende bizingirira mu bigende, ari gukina byirikana. Arangije ndafata imbunda wari umusa, afata imbunda wari umusa, ahamagara uwo mugore. Arangije agafata imbunda aragenda, yari umusa. Arangije bata cyayikapu, wa mugore we cyangwa byakundu uragenda, urangira ahangaha uragenda. Afata icupa ry'amazi ayishyiramo, abandi wa mugore ujye bandi urugo rwanjye unsuzugurira umugore, urabeshyera ubusongera gute, uragenda. Iminsi mazangana birokebe uragenda. Arangije bata n'imbarete byose mushyiramo tubeshyera ubusa. Wa mugore wanzengereze uzengera urugo rwanyu wawe umugabo, urabeshyera ubusongera gute, uragenda. Urambira mu rugo gute, uragenda urabeshyera ubusa. Igihe wari urugo rwanjye, igihe wari amafaranga kandi warazimaze, ariko abeshyera ubusa uragenda. Amata y'ibyozo ashyiramo atubeshyera ubusa mugore we, ndagusera uragenda we. Atingiramo arangije ngo uragenda. Mu mezi umwana we mufate neza gukomeza
Mukarangije umugore amugejejeyo ngo amazi umutsima byose bigira gute urishima. Tugiye gufata umwanya mutoya dusenga Imana. Hari ibintu mwagiye kirekire byanze kugenda, nibyo cyangwa dumande dusengere zonyine gusa twabutse. Hari ibintu byanze kugenda ku buzima bwawe, mbere byose nibyo ugiye kwikorera, ubibwira ngo wahinda uko wameze kose urandura mu buzima. Ndagira ngo buri muntu wese ahaguruke ashyiramo imbaraga rwose. Uretse wakintu wanze kugenda, ariko uyu munsi wa none aha Uwiteka Imana yavuze ngo ugomba kugenda.